bivuze ngo kuba wakora akazi kawe neza ujye umenya ko ushobora kuinfluencinga abandi bifuza kuba baza muri aka kazi bakaba bakwigiraho haba mu bumenyi ndetse n'imyitwarire myiza. Muraho neza abantu beza, it's me Motari, ni Motari wanyu umukozi wa rubanda. Narabyiyemeje kugerageza gukora uko nshoboye ngo turebere hamwe uko aka kazi kacu k'ikimotari karushaho kuba akazi keza gatunganye ku mpande zose, haba abagenzi, haba abamotari, haba abo duhura nabo mu nzira ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, nibyo tugenda tureberamo. So turagarutse rero muri The Professional Motor Taxi Driver, a Road to Success. Ni motari w'indashyikirwa cyangwa se motari w'umunyamwuga, inzira igana ku ntsinzi. Twarebye ibintu byinshi bigiye bitandukanye umuntu ashobora kurangwa nabyo kugira ngo abe umumotari w'umunyamwuga cyangwa se w'indashyikirwa. Nibyo dukomeje. Ubushize twari twarebye ngo ni iki nka motari nshobora gukora kugira ngo abagenzi bajye bampitamo baretse abandi, kubera yuko twabonye yuko dufite abamotari benshi muri Kigali, dufite abamotari benshi mu gihugu. Ese n'icyo ushobora gukora nka motari kugira ngo abagenzi bajye baguhitamo ku bwinshi baretse abandi bantu bagiye batandukanye? Twabonye ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Twabonye ko ugomba kugaragara, kurangwa n'isuku, kurangwa no gusukura moto yawe, imyambaro yawe, kurangwa n'imvugo nziza, customer care nziza, kurangwa n'ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye. Twabonye nawe motari ushobora kurangwa nabyo kugira ngo abagenzi babe baguhitamo baretse abandi. Uyu munsi rero turakomeje turebe ngo uruhare rwa motari mu miyoborere ndetse n'umusanzu yatanga muri sosiyete. Motari rero ntabwo ari umuntu gusa ushobora kuba yatwara abantu ngo abaho umunyenga birangiriraho, ahubwo ashobora no kuba yagira uruhare mu miyoborere, kandi no kuba yagira urwo ruhare intambwe ya mbere ashobora gutera ni ukuba urugero rwiza. Icyo ni icya mbere, ndetse no kugira uruhare mu gutuma abandi bamererwa neza cyangwa se ubuzima bwabo burushaho kuba bwiza. Ibyo rero abigeraho arangwa no gukora ibikwiye kandi agakora kinyamwuga, akarangwa no kuba yashishikariza bagenzi be gukora neza kandi bagakora kinyamwuga, arangwa no kuba yakubahiriza gahunda za leta zigiye zitandukanye, arangwa no kuba yarangira abagenzi atwara cyangwa se abantu ahura nabo bizinesi z'abandi banyagihugu bagiye batandukanye kugira ngo abantu bazisapotinge, kubera yuko bari guhura n'abantu benshi. Arangwa kandi no kuba yakoresha ijwi rye aho riri ngombwa mu kuvuganira bagenzi be kugira ngo babashe kuba babona treatment nziza ndetse no gukorera muri kondisiyo nziza. Ibi ngibi rero iyo uranzwe nabyo, icyo ubona ni uko ubona icyubahiro, respect ivuye mu bandi bagenzi bawe ndetse n'abandi bagiye batandukanye, ukaba wabona icyo bita icyizere, trust, ndetse kandi ukaba wagira amahirwe yo kubona opportunities zigiye zitandukanye. Reka turebe ngo nkawe motari ni gute ushobora kuba waba uw'icyitegererezo cyangwa se urugero rwiza mu bandi ku buryo abandi bakwigiraho, ibyo twita ko waba role model w'abandi. Ese ni ibiki bishobora kuba byakuranga kugira ngo ube umuntu nk'uwo nguwo muri sosiyete? Abamotari rero bakiri bato cyangwa se babandi baba babonye perime vuba, abifuza kuzaba abamotari, abateganya kuba bakwinjira mu muhanda mu gihe cya vuba, buriya mujye muzirikana yuko bigira kuri ba bamotari bamaze igihe mu muhanda, babandi bafite experience, bakaba babigiraho imyitwarire yabo, uburyo barangwa no gukora cyane cyangwa se babikunda, bari hard working. Bivuze ngo kuba wakora akazi kawe neza ujye umenya ko ushobora kuinfluencinga abandi bifuza kuba baza muri aka kazi bakaba bakwigiraho haba mu bumenyi ndetse n'imyitwarire myiza. Ni gute rero ushobora kuba waba umuntu role model cyangwa se umuntu abandi bafatiraho urugero bakakwigiraho? Icya mbere ni uko uzimakaza umuco wo gukora kinyamwuga, ukarangwa no guhora usa neza, wambaye imyenda isa neza, moto yawe ikaba isa neza, ukarangwa no kubahiriza amategeko y'umuhanda n'andi mategeko atandukanye. Ikindi kandi ukubaha buri muntu wese muhura muri ako kazi nyine ukora,
ka buri munsi. Ikindi ugomba kurangwa no kwirinda ingeso mbi zose aho ziva zikagera, kugira ngo urusheho kuba umuntu abandi bakwigiraho. Ukirinda kuba waca abantu amafaranga atari ngombwa yayandi y'umurengera, ukirinda kuba watwara nabi, kandi ukirinda kuba wagaragara mu kintu icyo ari cyo cyose kitemewe n'amategeko. Ikindi cyagufasha kuba wawundi abandi bigiraho ni ukurangwa no guhora ushishikariza abandi kongera ubumenyi, kubashishikariza ibyiza byo kuba abanyamwuga ndetse n'ibindi nk'ibyo ngibyo bigiye bitandukanye. Ibi ngibi nabyo bishobora kugufasha kuba umuntu abandi bareba bakavuga bati mu by'ukuri uyu muntu twamwigiraho, dushobora kuba twamufata nk'icyitegererezo kuri twe, tukaba twagira ibyo tumwigiraho muri aka kazi. Ikindi kandi ukaba uri umuntu usangiza abandi ubumenyi na experience wagiye ubona. Niba uri umuntu wabashije kugera ku ntego cyangwa se ukabona we birimo birakunda, bisangiza abandi, kubera yuko uko turushaho kugira community iri strong, tugakomeza kugira abamotari bari professional, niko na sosiyete muri rusange izarushaho kubyungukiramo. Reka ndeke kubarambira, dusoreze aha ngaha. Naho gutaha, thank you so much. Kora subscribe, share ndetse unaduhe comment. Murakoze cyane.